Jackie Chan ni urugero nyarwo rw'umuntu ushobora kubaka amateka akomeye avuye ku busa. Ese wari uzi ko uyu mugabo wakunzwe na benshi mu byamamare by'isi yatangiye ari umwana utagira kivugira, ukorera amasaha menshi mu ishuri rya Kung Fu ryakorerwagamo imyitozo y'akaga? Uyu mwana w'inzozi n'ubuhanga butavugwa yamenyereye ko gutsindwa ari inzira yo kwiga, kandi byamufashije guhindura ibihe bibimo amahirwe. Ikintu cyagufasha gukunda amateka ye nuko yakomeje kurwana no guhindura inzozi ze impamo, nubwo yagendaga avunika amagufa mu rugamba rwo gukina amafilime. Ese natwe ubuzima bwacu ntitwakwiga kwihangana, gushyira umutima ku byo dukora no kutareba imipaka ishobora kuduca intege? Ariko nanone reka nkubaze, muri wowe haba harimo igice cya Jackie Chan, cyangwa nyine igice cy'umuntu udacika intege kabone n'aho isi yaba imugaragaza nk'utagira icyizere? Iyo utekereje urugendo rwe, ni iyihe nkuru yawe wabona ukwiye gutangiriraho none? Mutama, ndi Kwizera Janvier Gade nk'ibisanzwe, nguhaye ikaze mu kiganiro cya none. Nanone kandi nguhaye ikaze kuri Kwizera Rwanda Official. Turatangiye. Jackie Chan yavukiye Hong Kong ku itariki ya 7 Mata 1954. Amazina ye nyakuri yitwa Chan Kong Sang. Yari umuhungu wa Charles na Ri Chan. Ababyeyi babimukira baturutse mu Bushinwa nyine. Akiri umwana yiswe Pao Pao, aribyo bisobanura igitobero. Mu bwana bwe, Jackie Chan yinjiye mu ishuri ryitwa China Drama Academy, aho yize ibijyanye n'imbyino gakondo z'Abashinwa, ubucakura n'ibindi bintu birimo imyitozo y'imirwano, martial arts. Ibi byamufashije guhitamo inzira y'ubuzima bwa sinema. Jackie Chan yatangiye gukina muri sinema akiri umwana muto cyane. Mu myaka y'1960 yatangiriye mu mafilime y'Abashinwa, cyane cyane mu byitwa opera films. Naho mu myaka y'1970 yatangiye gukorera muri filimi z'imirwano nyuma yo gusimbura Bruce Lee nyuma y'urupfu rwe mu mwaka w'1973. Nyuma y'igihe gito, Jackie Chan yihariye umwihariko mu gukina filimi z'imirwano, akabihuza n'urwenya rwihariye. Tukiri aha rero, yemera turebe ibihe by'ingenzi mu mwuga we. Jackie Chan yabaye ikimenya bose mu myaka y'1980 nyuma yo gukina mu mafilimi nka Drunken Master yo mu mwaka w'1978. Iyi filimi yamuzamuriye izina kubera ko yakoze imirwano ishimishije ifatanyije n'urwenya. Police Story yo mu mwaka w'1945 yagaragaje uburyo afite impano mu gukina filimi z'imirwano no gutegura ibintu bidasanzwe mu bikorwa byo gukina. Naho mu mwaka w'1990 Jackie Chan yinjiye mu isoko rya sinema ry'i Hollywood, aho yagaragaye mu mafilimi nka Rush Hour yo mu mwaka w'1998. Aha yakinnye ari kumwe na Chris Tucker. Iyi filimi yabaye ikimenya bose mu rwego mpuzamahanga. Shanghai Noon yo mu mwaka wa 2000 yakinnye hamwe na Owen Wilson, ikomeza kumenyekanisha ubuhanga bwe ku isi yose. Jackie Chan ntabwo ari umukinnyi wa filimi gusa, ahubwo ni umunyabugeni, umuhanzi w'indirimbo n'umuntu wiyeguriye ibikorwa by'ubugiraneza. Yashyizeho Jackie Chan Charitable Foundation ifasha mu burezi no kwita ku bakene. Jackie Chan yashakanye na Joanna Lin, umukinnyikazi w'amafilimi yo muri Taiwan mu mwaka w'1982. Bombi bafitanye umwana umwe witwa Joyce Chan, nawe wagiye muri sinema ndetse no mu bijyanye no kuririmba. Jackie Chan rero azwiho gukora ibikorwa byose bya sinema ubwe, cyane cyane ibikorwa by'imirwano, icyo twita stunts. Azwiho kandi guhuza umuco w'Abashinwa no mu burengerazuba mu mafilimi ye. Azwiho kuba intwari ikunda gusetsa ariko ifite ubutwari bwo guhangana. Jackie Chan yabonye ibihembo bigiye bitandukanye birimo Oscar ya Honorary Award yo muri 2016 kubera umusanzu we mu ruganda rwa sinema. Yashyizwe mu mateka y'ibyamamare mu cyo bita Hollywood Walk of Fame. Kugeza ubu, Jackie Chan ni umwe mu bakinnyi b'amafilimi bakize cyane ku isi, akaba ari umuyobozi wa filimi, umwanditsi ndetse n'umushoramari. Jackie Chan yinjiye muri sinema biturutse ku buzima bwe bwo mu bwana bwari bufite aho buhuriye cyane n'imyitozo y'ubugeni bwa Kung Fu n'indi mikino gakondo y'Abashinwa. Dore uko byagenze. China Drama Academy. Jackie Chan yoherejwe n'ababyeyi be mu kigo cy'imyitozo cyitwa China Drama Academy, aho abana bato bigishwaga umuco gakondo w'Abashinwa, harimo imyitozo ngororamubiri,
kung fu, imbyino no gukina filime. Ni muri icyo kigo Jackie Chan yagaragaje impano idasanzwe mu mirwano ya martial arts no mu mbyino. Aha kandi hahuriye n'ibindi byamamare mu mikino ya filimi harimo Sammo Hung ndetse na Yuen Biao, kandi bagiye bakinana mu mafilimi agiye atandukanye, murabibuka. Hari icyo twita Seven Little Fortunes. Mu gihe yigaga muri China Drama Academy, Jackie Chan yabaye umwe mu itsinda ry'abana batoranyijwe bitwaga Seven Little Fortunes. Iri tsinda ryahabwaga amahirwe yo gukina mu mafilimi no mu biganiro bitandukanye bya opera y'Abashinwa. Jackie Chan yatangiye kugaragara muri sinema akiri umwana muto, aho yakinaga mu mafilimi atandukanye ya opera n'imirwano nka Big and Little Wong Tin Bar mu mwaka w'1962 afite imyaka 8 gusa. Tukiri aha rero ushobora kwibaza uti mbese ubundi urugendo rwe mu gukina filimi ni uruhe, byagenze gute? Nyuma yo kurangiza kwiga muri China Drama Academy, Jackie Chan yabanje gukora nk'umukinnyi wunganira abandi mu mafilimi y'imirwano, aho yagaragaye mu bikorwa bya Bruce Lee nka Fist of Fury yo mu mwaka w'1972, Enter the Dragon yo mu mwaka w'1973. Aha niho yatangiye kumenyekana nk'umuntu uzi gukina imirwano akoresheje ingufu n'ubwenge butangaje. Mu mpera y'imyaka y'1970, Lo Wei, umuyobozi w'amafilimi yo muri Hong Kong, yabonye impano ya Jackie Chan maze amuha amahirwe yo kuba umukinnyi ukomeye mu mafilimi ye. Icyo gihe Jackie Chan yahawe inshingano zo gusimbura Bruce Lee nyuma y'urupfu rwe, ariko mu buryo bwe ashyiramo urwenya rwihariye. Itangira rye ryo kuba icyamamare, Jackie Chan yagaragaye mu mafilimi nka Snake in the Eagle's Shadow yo mu mwaka w'1978, Drunken Master yo mu mwaka w'1978 n'ubundi, aho yahise aba icyamamare kubera uburyo yahuzaga imyitozo ya kung fu n'urwenya rwihariye. Jackie Chan yihatiye kwitandukanya n'abandi bakinnyi b'imirwano nka Bruce Lee, akora ibintu birimo gukora ibikorwa byose by'imirwano, icyo twita stunts ubwe, guhuza imyitozo y'imirwano n'urwenya no guhindura uko filimi z'imirwano zakorwaga icyo gihe. Kubera iyo myitwarire yihariye n'akazi kenshi yashyizeho umutima, Jackie Chan yabaye umwe mu bakinnyi b'amafilimi bazwi cyane ku isi. Uyu mugabo kandi yinjiye muri sinema binyuze mu myitozo ya gakondo y'Abashinwa, ibikorwa byo kugaragara mu mashusho akiri umwana muto no gukora cyane mu rwego rwo gushyira umwihariko mu mwuga we. Ikindi kandi ni urugendo rwakozwe ahanini kubera impano karemano no kwitanga. Jackie Chan yinjiye muri sinema ya Hollywood nyuma yo kumenyekana cyane muri Aziya, cyane cyane mu Bushinwa na Hong Kong, aho yari icyamamare mu mafilimi y'imirwano y'urwenya. Gusa urugendo rwe muri Hollywood ntirwari rworoshye habe na busa, rwari urw'imyaka myinshi, harimo gutsindwa no kugerageza kwihangana kugeza abonye intsinzi. Ati gute none? Amashusho ya mbere muri Amerika, Jackie Chan yagerageje kwinjira muri Hollywood mu myaka y'1980, ariko amafilimi ya mbere ntiyabashije kumugira icyamamare, harimo The Big Bully yo mu mwaka w'1980. Iyi filimi y'imirwano ntiyakunzwe cyane n'abayirebye. Cannonball Run yo mu mwaka w'1981 yagaragaye muri iyi filime akina umwanya muto, ariko ntibyamuhesheje kumenyekana mu buryo bukomeye, kunanirwa gutera imbere. Ati gute none? Kuva muri icyo gihe kugeza mu myaka y'1990, Jackie Chan yagarutse muri Hong Kong, aho yakoze amafilimi menshi yatumye aba icyamamare muri Aziya, nko muri Police Story yo mu mwaka w'1945 na Drunken Master 2 yo mu mwaka w'1994. Nubwo yari umusitari muri Aziya hose, yakomeje guhangana n'imbogamizi yo kwinjira mu isoko rya sinema ryo mu burengerazuba. Jackie Chan yageze ku ntsinzi mu masoko yo mu burengerazuba mu myaka y'1990 nyuma y'amafilimi akomeye nka Rambo in the Bronx yo mu mwaka w'1995. Iyi filimi niyo yafunguye amarembo ya Hollywood kuri Jackie Chan. Iyi filimi kandi yabaye yakunzwe cyane muri Amerika, ndetse ishimirwa uburyo yahuzaga imyitozo y'imirwano, urwenya n'ibikorwa by'ubwitange yakoreshaga ubwe, stunts. Yakunzwe cyane mu ruhando mpuzamahanga. Iyi filimi inamuhesha ibihembo byinshi. Rush Hour yo mu mwaka w'1998. Iyi ni filimi yamugize icyamamare muri Hollywood ku rwego rw'isi. Yakinnye hamwe na Chris Tucker
aba bombi bari abapolisi babiri bafite imico itandukanye bakorana mu bikorwa byo guhangana n'abanyabyaha. Iyi filimi yabaye yakunzwe cyane, ininjiza miliyoni zirenga miliyoni 200 nyine z'amadolari ku isi yose, ndetse yabyaye ibindi bice bibiri harimo Rush Hour 2 na Rush Hour 3. Rush Hour 2 yakinwe 2001 naho Rush Hour 3 ikinwa muri 2007. Halaza Shanghai Noon yo muri 2000. Jackie Chan yahuye na Owen Wilson aho bakinnye inkuru y'umushinwa ushinzwe kurokora umugeni w'umwami w'abashinwa. Iyi filimi nayo yarakunzwe cyane. Iyi filimi kandi yanatumye Jackie Chan yigarurira abakunzi bashya muri Amerika. Jackie Chan yihariye muri Hollywood kubera ibintu bikurikira: ibikorwa by'imirwano stunts. Jackie Chan yakoreshaga umubiri we mu bikorwa byose bigoye nko gusimbuka ku mazu cyangwa kwirundira ku bikoresho bitandukanye atifashije abamwungirije, ibintu byatumaga filimi ze zihora zitangaje. Urwenya rwihariye. Jackie Chan yongeye guhindura isura ya sinema y'imirwano muri Amerika, ayihuza n'urwenya mu buryo butangaje kandi budasanzwe. Guhuza umuco wa Aziya no mu burengerazuba. Ati gute none? Jackie Chan yagerageje guhuza umuco w'abashinwa no mu burengerazuba mu buryo abakunzi ba sinema baho hose babashaga kumva. Jackie Chan yahawe igihembo cya Oscar ya Honorary Award muri 2016 nk'uko nabikubwiye ruguru, kubera umusanzu ukomeye yatanze mu ruganda rwa sinema, cyane cyane mu gukora ibikorwa bidasanzwe muri filime. Filimi nka Karate Kid yo muri 2010 ni mu mafilimi yakunzwe cyane. Iyi filimi Jackie Chan yakinnye ari umutoza w'imirwano Mr. Han hamwe na Jaden Smith umunyeshuri wenyine. Iyi filimi yarakunzwe cyane kandi yinjije amafaranga menshi ku isi. Kung Fu Panda ya 2008 gushyika 2016 yatanze ijwi rye muri uyu mukino usetsa wo mu buryo bw'igishushanyo mbonera animation. Jackie Chan azwiho kuba umwe mu bantu batumye sinema y'imirwano yo muri Aziya yinjira neza mu burengerazuba, akerekana ko ubuhanzi bwimbitse bushobora gukundwa hose. Ubuzima bwe muri Hollywood bwerekana urugendo rw'umuhanga wahuye n'imbogamizi nyinshi ariko akabasha kuzitsinda kubera ubwitange, ubuhanga n'umutima wo kudacika intege. Drunken Master ni imwe mu mafilime yamenyekanye cyane y'icyamamare Jackie Chan, ndetse igira uruhare rukomeye mu mateka ya filimi y'imirwano martial arts. Iyi filimi yasohotse mu myaka y'1978 iyoborwa na Yuen Woo-ping. Uyu mugabo muramuzi cyane muri Yuen Woo-ping Production, ndavuga abareba filimi. Ni filimi ifite uburyo bwihariye bwo kwerekana imirwano idasanzwe ishingiye ku buhanga bw'imirwanire ya Kung Fu, by'umwihariko uburyo buzwi nka Drunken Boxing cyangwa Zui Quan mu rurimi rw'igishinwa. Jackie Chan akina ari Wong Fei Hang cyangwa se Wong Fei Wong, umusore ukiri muto kandi w'umusore w'ibigwi ariko udakunda kwitwara neza. Ni muri urwo rwego rero se cyangwa se papa we amwohereza kwiga kubaha no kumvira mu kigo cy'imyitozo ya Kung Fu. Ahangaha rero niho Jackie Chan ahurira n'umwarimu ufite uburyo budasanzwe bwo gutoza, uburyo buzwi ku izina rya Drunken Master, umwarimu wasinze. Wong Fei Wong atangira kwiga iyi Kung Fu idasanzwe, aho imirwano yakorwaga mu buryo busa n'ubw'umuntu wanyoye inzoga nyinshi, ariko bikaba uburyo bukomeye bwo kwirwanaho. Jackie Chan kandi yerekana ubuhanga bwo gukoresha umubiri we neza mu buryo budasanzwe, agaragaza icyerekezo gishya cy'imirwano yiganjemo ibyishimo no gutera urwenya. Iyi filime yinjije urwenya mu mirwano bituma abantu benshi bayikunda. Filimi Drunken Master ni filimi yerekana uburyo gakondo bw'imirwanire y'abashinwa, ari nako yigisha isomo ku gukomera no kugendera ku ndangagaciro. Drunken Master yatumye Jackie Chan aba icyamamare ku rwego mpuzamahanga kandi ikamufasha gushyiraho uburyo bwe bwihariye bwo gukina filimi z'imirwano ziganje mu rwenya. Iyi filimi yanagize uruhare mu kugarura uburyo bwa Kung Fu bwari butangiye gusuzugurwa n'abarebaga sinema zo muri icyo gihe. Drunken Master ni filimi yakozwe n'ubushobozi buke ariko iza kuvamo itsinzi ikomeye mu bucuruzi, by'umwihariko muri Aziya. Nubwo amafaranga yinjije atanditswe neza kuri buri soko mpuzamahanga, dore uko byari bimeze. Ku isoko ryo muri Hong Kong, iyi filimi yinjije hafi miliyoni 6,760 z'amadolari nyine muri Hong Kong. Ibi byari byiza cyane kuko iyi filimi yakozwe n'ingengo y'imari nto cyane ugereranyije n'ayo mafaranga.
ku rwego mpuzamahanga nubwo imibare nyakuri yo ku masoko yo hanze itagaragazwa neza. Drunken Master yaje kuba filimi yinjije amafaranga menshi muri filimi z'imirwanire za Kung Fu icyo gihe, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Aziya no mu burengerazuba nyuma yo gusubirwamo mu ndimi zitandukanye. Kubera ubuhanga bwa Jackie Chan n'uburyo filimi yigaruriye abakunzi ba sinema z'imirwanire, yatumye atangira kwemerwa nk'umukinnyi w'icyitegererezo ku rwego mpuzamahanga. Iyo filimi ukurikije agaciro kayo muri icyo gihe, amafaranga yinjije yabarirwa muri miliyoni nyinshi z'amadolari. Filimi Drunken Master yahindutse ikimenyetso cy'amasinema y'imirwanire, kandi benshi mu byamamare no mu nganda za sinema cyangwa se filimi bagiye bayivuga neza kubera uruhare rwayo mu guhindura uburyo abantu babonaga sinema za Kung Fu. Dore bamwe mu byamamare byagize icyo bivuga cyangwa bigaragaza icyubahiro kuri iyi filimi. Ku mwanya wa mbere haraza Quentin Tarantino, umuyobozi w'amafilimi akaba n'umwanditsi. Tarantino uzwi cyane mu nganda za sinema yigeze kuvuga ko Drunken Master ari imwe mu mafilimi yamugizeho ingaruka zikomeye. Ati gute none? Uyu mugabo yemeza ko uburyo Jackie Chan yavangaga imirwanire n'urwenya bwamwigishije uko ashobora gukoresha intambwe zitandukanye mu kwerekana ibikorwa muri filimi. Yanagize uruhare mu kumenyekanisha filimi za Kung Fu muri Amerika. Ku mwanya wa kabiri haraza uwitwa Jet Li, umukinnyi w'imirwano n'umukinnyi wa filime. Jet Li cyangwa se Jet Li Gakuba yigeze kuvuga ko Jackie Chan muri Drunken Master yerekanye uburyo bushya bwo kumvikanisha umwuga w'imirwanire Kung Fu mu buryo bwo kwishimisha no guhanga udushya. Yavuze ko iyi filimi yatumye abakinnyi benshi b'imirwanire batangira gutekereza ku miryango mishya yo kugaragaza impano zabo. Ku mwanya wa gatatu haraza Donnie Yen cyangwa se Chitan, umukinnyi wa filimi z'imirwanire uzwi muri Ip Man. Donnie Yen yavuze ko Drunken Master ari filimi yafashije Kung Fu gukundwa mu rwego rw'isi. Yavuze ko Jackie Chan yagaragaje ko Kung Fu atari ukwigisha imirwanire gusa, ahubwo ko ishobora kwigisha uburyo bwo kubaho mu byishimo. Ku mwanya wa kane haraza uwitwa Michelle Yeoh, icyamamare muri filimi z'imirwanire uzwi cyane muri Crouching Tiger, Hidden Dragon, ari kumwe na Chow Yun-fat. Michelle Yeoh yagaragaje icyubahiro gikomeye kuri Drunken Master cyangwa se Drunken Master nyine, avuga ko Jackie Chan yabaye icyitegererezo cy'abakinnyi b'imirwanire, kandi ko iyi filimi yabaye umusemburo w'uburyo filimi z'imirwanire zari gukorwa mu buryo buhuza abareba n'ibikorwa. Ku mwanya wa gatanu haraza uwitwa Sylvester Stallone cyangwa se Rambo, icyamamare muri filime za Hollywood uzwi cyane nka Rocky cyangwa Rambo. Stallone yavuze ko Jackie Chan binyuze mu mafilimi nka Drunken Master yerekanye ubuhanga budasanzwe bw'imikoreshereze y'umubiri mu bikorwa by'imirwano. Yagize ati, ni umwe mu bakinnyi bafite impano zidasanzwe ku isi, kandi filimi Drunken Master ni gihamya cy'ibyo. Drunken Master yahindutse icyitegererezo mu bijyanye na sinema z'imirwanire, byatumye abantu benshi barimo ibyamamare batangira kuyishyira mu rutonde rw'amafilimi atazibagirana mu mateka y'imirwanire. Iyi filimi kandi yabaye isomo ry'uko urwenya rushobora kuvangwa n'imirwanire bikabyara ibyishimo bikomeye ku bareba. Jackie Chan, icyamamare mu gukina filimi z'imirwanire no gukora ibikorwa by'ubugiraneza, akoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye kugira ngo agere ku bafana be ku isi hose. Akora ibi mu rwego rwo gusangiza abantu amakuru yerekeye ubuzima bwe, filimi nshya, ibikorwa bye by'ubugiraneza ndetse n'indi mishinga itandukanye. Ku rubuga rwa Facebook, Jackie Chan afite urukuta rwa Facebook rwitwa Jackie Chan, aho asangiza abafana be amafoto n'amavideo y'ibikorwa bye bya buri munsi. Abakurikira urubuga barenga miliyoni nyinshi bagaragaza uburyo akomeje gukundwa mu bice byose by'isi. Kuri Instagram, Jackie Chan akunze gusangiza abamukurikiye ibyerekeye filimi ze nshya, inyigisho z'ubuzima ndetse n'ubutumwa bushimangira amahoro n'ubufatanye ku isi. Konte ye yitwa @Jackie Chan kandi nayo ifite abayikurikira benshi. Jackie Chan kandi akoresha Twitter cyangwa se X, aho konti ye ari @Eye of Jackie Chan, ikoreshwa cyane mu gusangiza abafana amakuru yihuse, harimo ibikorwa bye bya buri munsi n'ibyihutirwa. Nyamara kandi ntabwo byarangirira aho, kuko Jackie Chan afite umuyoboro wa YouTube witwa Jackie Chan. Kuri uyu muyoboro rero ashyiraho amashusho agaragaza ubuzima bwe, filime ndetse n'ibikorwa bye byo gufasha. Jackie Chan ni urugero rwiza rw'umuntu ushobora gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bwubaka, bushimangira umubano hagati ye n'abafana be, ndetse bugatanga ubutumwa bwiza ku isi. Ni nuko shoje.
Mutama, ndi Kwizera Janvier Gadi nk'ibisanzwe. Uramutse ufite igitekerezo, inyunganizi ku biganiro dukora, ni ukuri kw'Imana, amarembo aruguruye. Hano turi kuri Kwizera Rwanda Official. Imana ibarinde, turabakunda cyane. Bye bye.